muzuzanye mukundane iteka kandi Imana ibabe hafi mu rugendo rwanyu. Amen. Imana ibane nawe iteka, urugo rwanyu ruzabemo umunezero, urukundo n'amahoro. Dorcas, murumuna wanje yagiye ariko sinabibagirwa muri imitima yanje, wese sinifuzaga kubasiga. Nubwo ngiye kure y'iwacu nzahora mbasengera, mwizerane mukundane Imana izabana namwe. Yagiye ariko ndabakunda muryango wanje, inshuti zanje, Imana niyo izabarinda, tuzahora dufatanye mu rukundo rwayo. Mama na papa ndabashimira ibyiza mwankoreye, mwanyakiriye n'ubutunzi, mukanyigisha gukunda. Imana ikomeze ibahe umugisha, kuko nimfasha nanjye nzahora mbasabira amahoro n'ibyishimo bitazashira. Yagiye ariko ndabakunda muryango wanjye. Turabakira nk'abashyitsi. Nyirendi izuba riva uratema, izuba riva rurindwa ruhaha, ndavuga urutoki. Turatema tunatara turavunura mu mivure y'indoha, turaterura ikibindi hanyuma umwaki. Umenye ko nzahora ndi kumwe nawe, nubwo ngiye urukundo rwacu ruzahora rwimbitse. Imana niyo izakomeza ubumwe bwacu, kandi ibyo wifuza byose izabiguha mu gihe cyayo. Ndagiye ariko ndabakunda muryango wanjye, inshuti zanjye, Imana niyo izabarinda, tuzahora dufatanye mu rukundo rwayo. Mwese ndabakunda. Utuyibashyikirize intwaro y'umuco, ntabwo ari intwererano ahubwo ni intwaro y'umuco. Ndasaba kugira ngo bagende bakoke mu zindi. Intwererano ni ikibindi batereka mu zindi, base wabo nibayigere heriya hafi aho ngaho rwose. Nimutwemerera nimuza kutubonera akanya, muze kudushyiramo natwe tugira ikiyo tuvugira mu gitaramo nk'abandi. Murakoze. Urakoze cyane Emmanuel. Ahangaha koko ari ibigami, icyo uri bukore wowe urajya ukomeza udutore. Erega ibitekerezo burya bigendana n'ikibindi. Ndabizi ko waje wikwije inkokora zireba imbere ya mbere kagira Imana. Murakoze. Reka ninginga nanone babana banje begere hino, maze nongere negere Edouard, mwibwirire ijambo umuryango w'amajoro wantumye. Ubuki ni ubwanyu nyakujyana. Ubuki ni ubwacu. Iyo se ko kandi noneho mbona itandukanye na yarinde. Iyi ni inyengo y'iwacu, nimunyemerera mu uburenganzira dusogongereho mwumve. Kirega amazi aze kutubwira ibyayo, ni ya kizungu y'intango. Iyi ntango ureba ntago ari iya kizungu, ahubwo twakubwiye ngo ubu ni ubuki bw'iwacu, ubu ni ubuki umuryango wampaye wo gushyira Edouard, maze asomeho yumve ubuki bw'iwacu, kandi niba umunyura natwe tumubwire ijambo rinyuze umutima. Warakoze cyane.
nsanzwe ubuki ahubwo ubuki ni ubukwa bw'umubasi kandi inzuki z'urutunga zibobo hamwe n'izanduba nibyo rwose niyo mpamvu ingingo nyemerera rero uhereze nawe wumve ubuki bw'iwacu nyakubyara kandi bukunyure nanjye nkubwire ijambo rinyuze umutima mwakire mubyeyi mwiza karame imbaga arashaka kumvubirana ariko kubwira ngo bukunyure bugucengere bugucengere hanyuma mbona ko nyibwirira ibyo ashaka maze rero karame akiriye nkono bindi yindi araza kuyica umuce banze yica umuce kuko nta ruhagiro nta n'ibikagiro birimo kuba niko manwe karame ni ukubanyu mutugenza reka tugutwekere mu ducuba mu ducuba kugira ngo uko ubona tutakwiba ntabwo ari ukubaca umucuba ahubwo iyo umusaza usiga n'urubiriro ngaha uru n'urubiriro kandi rwose hanyuma ijambo ni iryawe kutazunguje umutwe ongera nashurura kandi nanone abanyamuryango intango badutuye imeze neza irimo amasaka uri nta n'umugezi barenze nta karuruma rwose baje bawukikira hanyuma ikindi natereye amaso mbona hano hakurya hari igisigati baje basaba igisigati twakibaha nta gushidikanya ikindi ese Emmanuel karame urashaka igisigati cy'inka z'iwawe ngo tukiguhe nta n'uwumbajije mbere ya byose abo twazanye mubanze mumushimire uyu mugabo mumushimire kuko yashimye ingengo yacu yavuze ko tutarenze karurumwe ngira ngo uri gakeya ariko kanongere ngira wumve arongera kandi ashyira imbere y'ijigo arongera aracurura niyo iyo turi muri gahunda yo gusabisha umwana wacu badutuye nk'ingiyi ijambo twaryumva murakoze cyane yemwe mwa bantu mwe mushimire uyu mugabo imana imuhe gusaba gutanga kagira imana arakoze cyane yagishimiye kandi ni imfura cyane nuko ngaho ajya mbere nuko rero mu muryango wa Bonifasi dutaramye mu gitaramo cy'iwacu twaraganiriye abagabo barivuga abasore begera hafi y'abakuru babo abantu bavuga imigabo n'imigambi abantu barerura bavuga akabari ku mutima nuko muri uwo mwanya ubwo twaganiraga tuza kuba twari dufite umusore wacu atugezaho ijambo maze aratubwira ati nanjye hari icyo numva ashaka kuvugira mu gitaramo cyacu maze umusore tuyishimire Janvier aravuga ati ndumva amaze kuba umugabo ndumva ashaka kuba umugabo ndumva amaze gushaka kuva mu kirambi maze nanjye nkagira umuhana ndetse nkagira amarembo nkashaka kuba umugabo w'igihame abantu twari kumwe baramushimira umuryango wose uramushima igisubizo ngo nta handi yakibonye ni hano mu muryango wa mugenzi Bonavatiri aravuga ngo arifuza ko tuza hano
arifuza ko twamugendera, arifuza ko umuryango wose wahaguruka, arifuza ko twamusabira umugeni ahangaha, arifuza ko twamusabira igisubizo muri uyu muryango. None nyakubahwa Edouard, twaje muri uyu muryango twifuza mu birori byanyu, twamenye ko mufite ibirori, twifuzaga ko mwongeramo iyo ngingo maze tukabasaba umugeni, tugasaba umugeni ndetse uwo muhungu wacu yatubwiye n'izina rye, ariko yatubwiye ko yitwa Hirwa Marie Jose. Aravuga ati uwo nguwo niwe waba igisubizo cyanjye, uwo nguwo niwe nifuza ko musabira maze akaba igisubizo ku mutima wanjye. Banyakubyara muryango mugari, iryo jambo niryo ryatubandaga ku mutima, mutwemerere turabasaba umugeni. Kandi uwanditse yaravuze ngo mu gihe tugitegereje igisubizo cyacu cyiza, tubaye tubashimiye. Iryo jambo niryo ryari rituri ku mutima. Emmanuel, niba ari umuryango wa Majoro wagutumye, mu izina ry'umuryango mpagarariye no mu izina ryanjye bwite, ndahaye umwanya ijuru usabe. Urakoze cyane. Urakoze cyane, nibakushimire rwose. Nk'uko rero nabibabwiraga, umuryango wa Majoro Boniface, uwo musore wacu mbabwiye amaze kuduha igitekerezo afite, baratwohereje baratubwira ngo tujye mu muryango wa mugenzi, kandi twahasanze umugabo Edouard kandi n'imfura cyane, ariko baratubwira bati ugende mudusabire umugeni. Kandi hari intumwa zacu zaje mbere maze zisaba irembo, tuvugana byinshi. Uyu munsi rero ndumva tutari bugaruke muri byinshi, ahubwo reka ninginge ba bantu banjye bongere begere hino. Mu muryango badutuma baduhaye ubuki. Ntekereza ko iyo ngereye ba nyirasenge, ni aba nyirasenge mbere y'uko ahabwa umugeni abantu. Urakoze cyane. Hanyuma shangazi, niyo mpamvu umuryango tuba turigomba kunamanama iburyo n'ibumoso, tukabaza ba nyirasenge, tukabaza ba se wabo ku mugaragaro bakamutanga, badusaba umugeni. Kandi niba mwemera yuko tubaha umugeni muramfasha. Ese murabyemera? Ndi nkabona huzika. Hanyuma Emmanuel yanze kubyikiriza, aravuga ngo hari ibibanza, nta mazina nise umukobwa wanjye. Burya rero ni ibimenyetso bikaba inkwano za mbere. tuti nyamuneka twaje, ndibwira ko ariyo mpamvu tuvugiye neza. Imana imuhe umugisha, mu mumpera amashyi mwuka byaramwe. Twaje twiteguye, mwatubwiye ko muduhaye umugeni, ariko hari ibyo mutaduhaye. Ibyo mutaduhaye nibwira ko ahari harimo n'inkwano, ariko inkwano za mbere twazizanye. Iyi suka yitwa cyuzi, cyozi cyogera inka. Wadusubije ku isuka? Oya, ni cyozi cyogera inka. Iyi ni inkwano ya mbere ibanza, ntabwo ari ukubasubiza ku isuka. Kuduhaye isake se? Nababwiye ko ari iya mbere ibanza. Iyi ni igihe nabyumvise, yego, kuko mwagendanye na gihe. Maze kandi hari iya kabiri. Nyirasenge utubwirire uti ntabwo ari isuka gusa, ahubwo ni rugori rw'ababyeyi. Turakabyara. Iyi ni cyuzi. Imwe ni cyuzi cyogera inka, indi ni rugori rw'ababyeyi. Kuko mwatubwiye ko muduhaye umugeni, ariko hakaba hari ibyo mutaduhaye. Kandi nk'uko twabivuganye mu gitaramo cya mbere,
twifuza ko inkwano za mbere zitegurira iza kabiri, maze nako twakazanye nsaba kuyimpaye ariko ngewe nyakirirwa igisubizo. Bayita ngo nta joro ridacya, niko ryitwa. kuri n'intare. Nta joro. Maze kandi abashumba bacyakire, maze bajye bazidahirira muri iki kibumbiro, maze zishoke kandi zikuke kandi zibyare kandi zihekerwe. Igira hino umanwe, igira hino hano nkwereke, hanyuma nimutwereke ko babigenza iwanyu. Hari igihe wasanga bajugunya hariya cyangwa se humura, nicyo uyu musore yaziye, reka akwereke uko bigenda. Iwanyu mudahira buragi mbanwe. mudahira baragira uko byagenda kose. Buyo. baratega ariko Imana irankomeza. Mbanwe. Wagiye ubwiriza wo mu mugongo. Oya, ntabwo twiba. Ahubwo Hanyuma rero musubizwa mwene ganza mugani ishuri mujya muca agahigo mu muco nyarwanda ntitugire uco. maze rero murakoze kudushimira, ariko izo ni inkwano za mbere, kandi twabibabwiye ko dutegereje igisubizo cyanyu cyiza. Umanwe twemeye umugeni umuryango wo kwa Mugenzi. Yego. Uri mu cyiciro cya kane cy'ubudehe cya mbere cya kindi. Yego. Turikwije. Umugeni rero wacu turamukosha. Yego. Nagira ngo nkubaze, ese iwanyu muri abatunzi, muri aborozi, ese iwanyu mutubwire kugira ngo tubone uko tubakosha? Murakoze cyane. Ntabwo turi aborozi, ahubwo turi abatunzi. Kagira inka. Yego. Kandi kuko dufite inka z'igisekuru cy'umuryango, izo twagabaniye ku rugamba n'ahandi hanyuranye. Inka zanyu ni umushumi? Oya, inka zacu ziva ku gisekuru. Nyine ndakubaza ndetse umushumi ni umuryango, ndetse ni umushumi w'umuryango. Murakoze. mbaze, hanyuma najya nkuhagararira umuryango ndafata icyemezo nkurikije izo ba nyirasenge na ba se babo bavuga bakosha. Bakosha umunani ukize. Shangazi agize ati kuko dukunda amata, Yego. mutuzaniye umunani ukinze byaba iby'akaroti. Umunani. Ntabwo twe twifuza uze kunyemerera amakoshe zikwiye. Ise waba aravuze ngo barakosha inka z'umuryango 8. Inka z'umuryango 8. Ahubwo zose ntituraba tuzikukumbyeyo. Ukurikije wasanga twa tuzikukumbyeyo. Yego. Baratubwira buriya. Hanyuma twabakosheje imwe se ko ariyo Rudahigwa yakoye yabihagije. Inkwano udusaba turazibaha, turazifite kandi turemera kuzikora. Inyana nziza y'umushishe yageze mu rwuri, n'ikimenyimenyi yibarutse Musengo. Yibarutse Musengo. Iyo nyana yageze mu rwuri, abatahira igihe nikigera baraza kuvuga amazina yazo. Urakoze. hanyuma Emmanuel Karame. ese ni Majoro uje gusabira umugeni? Ese usabira umugeni ari hambavu yawe? Ese usabira umugeni mwazanye? Nashaka kugira ngo mubone, kugira ngo njuzi impuha nemere ku mugaragaro yuko ntanze umugeni,
ariko maze kumbona neza umusore usabira umugeni. Urakoze cyane. urakoze mubyeyi Edouard, ntabwo ari njye wisabira, nta nubwo hambavu yanjye wavuze ari we sabira, ahubwo umusore sabira ntari hano kuko hari gutuma yumviriza ibiganiro by'abakuru, ibiganiro by'ababyeyi. Cyakora iby'ubu ni ikoranabuhanga, umushatse namutumaho agahita ahagera akaza mukamuramutsa mubyeyi mwiza. Icyifuzo cyanjye mu gitaramo nk'iki gihinduka itegeko. Yego. Uriya nkubaza ngo mbese usabira n'uwuhe? Abari hambavu yawe bagomba guhitamo hejuru bagahamagara vuba kugira ngo turebe. Urakoze. Reka nigeze ijuru ijwi nahoze ari uwo nasize ngo babe aboye mumubaye hafi, ndetse mubere umurinza, mucungire umutekano, amwiteho kugira ngo nakenerwa aze kuboneka, amube hafi cyane kuko agomba kumukoma akaboko. Focus we, focus igere ejuru. Kristo ndiye mfalme wangu, hakuna kinachoweza kunitoa mikononi mwake, nayaweza yote kwa yeye. Hata mvua ya majaribu inyeshe, hata dhoruba na tufani zipige, niko na Yesu, siko peke yangu, atanipa nguvu. Vuga ko twahamagaze tuyishimire hakaba haje koperative. Nicyo narengeye gusobanura. Ntabwo ari uko ari koperative, ahubwo tuyishimire nk'uko nababwiye ko ari umusore ndetse umaze wayihame arayoboye. Muri aba bose mubona harimo tuyishimire umwe, n'abamutwaza ibitabo, n'abamutwaza amadosiye y'akazi, n'abamwitaho, n'abamukorera protokoli. Ntabwo agenda wenyine, ahubwo reka mubereke tuyishimire muri bose. Natere intambwe atajya inyuma, aza imbere, kuko nta mugabo usubira inyuma kirazira. Kandi ubu arimo araza mu ntambwe y'abagabo, atera intambwe atajya imbere. Yego. Nta mwana uramutse umubyeyi yawe wihereze uwo musaza muri nayihereze bagendana n'abasaza. Uko biri kose mu basore haba bunganizi bo kugenda abajyanama. Barwo rashobora kuba nawe tuyishimire yamwikuye wamunsabye wo kukuzanira ukugeze. Nyagasani n'urumuri rwacu, adukunda uko turi, ntarutandukanya. Nubwo baho rwashizewe ndamukora urumva aramumeka insingane. Niyo mpamvu twaje gushaka igisubizo. Twamye tubibabwira. Ntabwo araseka. Wampemukiye n'ukuri. Inteka. Ntabwo ko tuyishimire. Yego. Namenye ko tuyishimire, ntabwo mbona visa ngana kuriya. Yemera hakiri kare. Ntabwo urabibonye. Tukazagera mu byaro tuyishimire. Yarashize. Zimukoma amashyiga rwose. Yarashize hose. Wa muhungu igisubizo arakibona. Afite ikibazo. Nahoze ndeba agenda ahengamye gutya. Banza kuyoga banwe. Ese yakoze impanuka. Twavuze byinshi dutangira, tukanababwira ngo yaratubwiye ngo ikibazo afite igisubizo kirahari. Murakoze cyane. Hanyuma MC agira ngo uzamura ikiganza isuhuza aba bantu. Ndatarambwiye ngo nze kumuzamura mu ntera, mura amaboko nka perezida, nkumukomera. Kuva uyu munsi wa none tuyishimire igihe tuzajya twicara turi gutanga ibitekerezo. Dore ni umugabo w'igihame, nawe igitekerezo azajya atanga kigomba kwemerwa. Ngenda bisinye na Edouard. Igitekerezo cyose uzajya utanga kizajya cyemerwa mu muryango.
nanone kuri parete, hanyuma ndaza gusaba nanone uragenda utsinda ibizamini gake gake, uhagarare nanone utureba. Ndaza kubasaba kugira ngo muhagarare mumeze gutya, mureba mukicara, mwami tumuzamure mu ntera. Enda hano, enda nyura hano, weshe tambika gutya, n'abandi bakugerezeho. Hagarara hafi, mukebuke murebe bwawe, umurongo mwiza ugororotse kandi umusururu umujyi, umurongo mwiza ugororotse. Hanyuma gishimire naza gutambuka, umuntu umwe muri protokole yegere hari hafi amubwira ati dore esikariye n'izi ngizi kuko tugiye kumuzamura muri etaje ya 3, harajya azamuka tumuzamura mu ntera. Tishimire natera intambwe, tera intambwe ruhamanya rw'umusore, tabuka, tera intambwe bituza by'umunihiro, tera intambwe turirimba mu nkera bwacyo ugahita mu nkindi. Dore no umugabo ugiye guhurumbanya 3 rw'intwari itagira intwaro, wa 4 akazamugira impamba, hagamukenyerera hakamwatanya, harakomeza aratambuka mukicara mwami. Ipete rya generale mubukomera maze mubyo bahiro gomoga arabaramutsa, arakebuka arongera yitwara nka perezida, arabaramutsa. Baregerana mukora umurongo mwegerane, yirambure azategura aho hantu Putin ataba yahaciye. Aharangije amutunga inkoni y'ubutware, ati tambuka pare. Haratambuka pare, igisubizo igisagara cy'umusore, harakomeza aratambuka aca kuri Tishimire, aramuramutsa, hagana mu byicaro byiwe. Pare witare kuri iyo ntebe, icara. Pare aricara, icara kuri iyo ntebe, icara no kuyo hirya. Good. Harangije aravuga ati ibintu ni gudu, aho kugira ngo biturikane Tishimire bibanze binturikane. Ubundi umutware turabanza tukamutegurira. Tishimire ahaguruka, ararahaguruka, inkone yifata mu kaboko k'ibumoso. Ipete ufite rya generali rurari kwambuye, turongeye tukuzamuye mu ntera. Ipete rya generali rufite turihaye pare, mukore ku bitugu maze mugira icyo mwibwira. Pare kukugije umu generali uzi gutanga ibitekerezo n'ubwo munsi. Hanyuma Tishimire tumwambutse irindi ranka risumba yandi mapete yose, tumugize tumuhaye ipete rya marishari mu rukundo. Ugize ipete rya marishari, urasobanutse cyane, aseka neza n'igisumire. Hano bazamurasa koko, nahabaye mpaba ku rugamba. Ubuse ko yarari hari mission yarafite, rwose, none murambutse imbunda hasi baramurashe karabana. Kare uzambogokera abangaba bo ntago bararasoza ikosi neza neza. Imitima yacu isangiye tugushima. Akababaza ikibazo kimwe mwabasore, imbere y'Imana z'imicuma yanyu, muri mwebwe harimo umugabo wubatse urugo urimo, habaye harimo umugabo wubatse urugo urimo azamura ikiganza cyangwa se azunguza umutwe. Muri mwe harimo umugabo wubatse urugo urimo, ntabwo bigeze bazunguza umutwe, baravuze bati nta mugabo turimo, nta mugabo turimo. Baragiye kubabaza ikindi kibazo kimwe, mbabaza ni isake yarabitse igihe Yesu bajyaga kumubamba, burya umusumari bamuteye bakajya kumutera umusumari, uwo musumari waguzwe mu ihekeye kayore. Ariko aba basore nsanze batagitsinda baracyahora bakuruto. Urakoze cyane wamfura, Kigali igihe na amasaha. Tishimire arambura inkoni y'ubutware, urahera iburyo n'ibumoso, uvuga ngo wowe shaka do. Yego bagiye wowe shaka do itapa hariya
nawe ushaka do ube kwa uragirera ku ruhande hirya no hino kwagiye rimwe kabiri gatatu wowe ushaka do bita hapa nawe ushaka do bita hapa hariya muri wa mwanya nawe ushaka hariya batatu hariya abandi batatu hari mwagize mwicara bose wanyicaye tishimye cyakabonye MC ndashaka kugira ngo nkutume kandi untumikire Hirwa yari arimo gucunga kandi amakuru yagezeho mu kanya nuko ngo yari amaze kuresa ubwo rero genda umubwire ngo data aravuze ngo aho wari ugereje ubwira abaja bawe basigare bayasobanura ze cyane ihirwa niba wari kumwe bari hafi banyumva baze kumubwira atambuke ariko urumuri rwawe rwarasesekaye nari mu rungabangabo ariko amajwi yawe yandangiye inzira sinshidikanya ku rukundo rwawe ruruta kuri ibyo abantu bavuga uri hafi mana yanjye uri hafi nubwo isi itabibona nanyuze inzira ndende kandi ikomeye zirikana umutima wanjye wifuzaga mw'ijoro mu mvura no mu bicu niringiraga uyu munsi kuzagera uyu munsi umutima wanjye wose wijanditse mu rukundo rwawe niho nzikumira bikuye ku mutima bivuze ntashidikanya nzabana nawe kugeza ku iherezo ry'ubuzima ubu buzima dutangiye tumye uko uzahaguruka nanjye nzahaguruka ubu mpagaze nambaye imyambaro y'umunsi mukuru amarira y'igishimo andemereye uyu munsi niwo nari ntegereje uyu munsi ndakwemereye rwose uyu munsi umutima wanjye wose ujanditse mu rukundo rwawe niho nzikumira bikuye ku mutima bivuze ntashidikanya nzabana nawe kugeza ku iherezo ry'ubuzima ubu buzima dutangiye tumye uko uzahaguruka nanjye nzahaguruka mbona ejo heza mu maso yawe mbona amahoro mu ijwi ryawe umutima wanjye ubuntu wawe niyo iyo bihe bibi byaza mu rugendo nzahora mpagararane nawe sinzagutera umugongo mu byiza no mu bigoye mu kurira no mu guseka urukundo rwanjye ruzahora ari urwawe uyu munsi umutima wanjye wose wijanditse mu rukundo rwawe niho nzikumira bikuye ku mutima bivuze ntashidikanya nzabana nawe kugeza ku iherezo ry'ubuzima ubu buzima dutangiye tumye uko uzahaguruka nanjye nzahaguruka urukundo ruratsinze nzambara kubera urukundo nyakuri nanyuze mu mateka atari yoroshe ariko Imana sigeze indekura
yamfashe ukuboko umwana wayo inyereka ko urukundo ruturuka kuri yo ubu ndahagaze urukundo ruratsinze tubatse ku mugambi wayo urukundo ruratsinze nta kindi twari dufite uretse ukwizera amarira amasengesho no kwicisha bugufi yabaye ishingiro ry'umunsi wacu amahanga si yadutandukanya amagambo mabi si yadutsinze turashimira imana yaduhuje kuko urukundo igitaramo tubona ryakuraje uza nka ya yindi y'agatera bati turasaba umugeni witwa Hirwa hanyuma kuko ari njyewe wari ufite umwanya ndakwimana mwendana rahira ngo ntabwo nagutanga nshingiye ku mirimo yawe nshimiye mu byiza byawe tuzi niyo mpamvu n'ahari intango ziteretse hariya ziriya ntango twari twanze no kuzipfundura ngo tuzinywe kuko navugaga yuko njyewe ntari bugutange hanyuma nyabutse mama wawe mbona amarira azenga mu maso hanyuma nyabutse papa wawe we mbona rwose arimo guhigeza ubushye umwana bakubise Hirwa bagutanze twe tugukunze kandi ni ukuri umuryango wose ureba aho abantu bose ureba bari aha ngaha bavuze ngo ntugende Hirwa rero nubwo hari imirimo wakoreraga ababyeyi ariko igihe kirageze ngo humura nari nanze kugutanga n'ukuri ariko ngeze aho ngaho ndarekera ndavuga ngo bandushije imbaraga ngiye mbere egera hino urama hanyuma ndavuga ngo uwo mugabo wazanye Emmanuel agendanye na Imusi urakoze cyane Hirwa tambukana n'abasaza bawe uhagarare hano wateguye kuri bose babireba uringanire neza angiye kubwira baramu bawe teri ntabwo uhagarare hano pare egera inyuma gato uraza kujya kumuba hafi gusa baramu bawe umwe aratambuka kuramutse hanyuma parakore mu ntonga hanyuma kure mu ruhisho yamuhishiye mumushimire protokole yite imushakira imyanya amaso aguma kuri wowe igihe cyose nabandwaye uri umuti w'amarira arose usa nawe maze mbyuka uri hafi uru n'urubanza rutari mu kibazo ni wowe uri igisubizo wowe uri inyenyeri wowe uri amahoro amaso aguma kuri wowe igihe cyose nabandwaye uri umuti w'amarira uri umuti w'amarira urumuri ruhora rusa n'amasezerano y'amahoro uruwona arebye uruwona ahisemo wowe uri inyenyeri wowe uri amahoro umwana dushimira mbona amaboko byi arambura amaboko hagati bahita muri mavi uratambuke muhurire muri mavi muramukanye dufungane dukwasi aratambuka ntamukamana igikomva aratambuka muteteri mutereka amata ku ruhimba ngahimbaza urubyaro mu gicumba azabyara fifi na piyete bituwe na bidapiya ziyongera fisi na fisito gwari igitego baragitsinze abanagisinze bafata mu kiganza baratambuka kutegera amarembe cyose nabandwaye
turi imbere y'Imana ariko siniratindoto nize kwiyoroshya inzozi zanjye sinzozi z'ibyubahiro ahubwo nize umutuzo n'amahoro ndagushimira ko utari ukwereka rubanda ahubwo uri uwo kwatura ku Mana ku rukundo rushobora kuba rwera koko hasigaye iminsi mike ngo isezerano rihamye rikomeze ibyo Imana yatangiye bucece si iby'amaso si iby'amarangamutima gusa ni igihame cy'Imana yanditse ku mutima mu byo twaciyemo sinigeze mvuga byinshi kuko nari nize ko urukundo rutavugwa cyane ahubwo rugaragazwa n'igihe ugiye kuba umugabo wanjye si igitangaza ahubwo ni umugambi wari mu mpapuro z'Imana hasigaye iminsi mike ngo isezerano rihamye rikomeze ibyo Imana yatangiye bucece si iby'amaso si iby'amarangamutima gusa ni igihame cy'Imana yanditse ku mutima sinaguhisemo uko bahitamo imyambaro nagusanze buhoro mu buryo Imana itunganya isezerano ryayo sinavuze byinshi ahubwo nasenze cyane kandi aho bigeze ubuhamya buravuga ku rukundo rutubakwa ku magambo gusa ahubwo rwubakwa ku migambi yera hasigaye iminsi mike ngo isezerano rihamye rikomeze ibyo Imana yatangiye bucece urumuri wowe ruguma muri njye uvuze gake numva byinshi warandebye numva amahoro iwawe sinzozi ukuntu kuri n'urukundo uri amahoro y'ubona azaza uri amavuta ku mutima iwawe sinahava nari nsigaye amahoro narayabuze ariko urakoze umutuzo wawe utura muri njye nabonye aho umutima wanjye unezererwa wibera mu wawe iwawe sinzozi ukuntu kuri n'urukundo uri amahoro y'ubona azaza uri amavuta ku mutima iwawe sinahava sinsaba byinshi nsaba guhora uri amaso yanjye nayawe areba ibyiza iwawe sinzozi ukuntu kuri n'urukundo uri amahoro y'ubona azaza uri amavuta ku mutima iwawe sinahava iwawe sinzozi ukuntu kuri n'urukundo mu rugo rwawe we nakunze duhorane nambaye umutima ugukunda wahoze ku mutima utavuze bifuza kubana nawe forever inyenyeri yacu iraka mu mutuzo w'uyu munsi niyo biba inzozi sinari gukanguka mu rugo rwawe nahawe ikaze gutinya hazaza sibivamo mu maso yawe nahabonye amahoro injira mu rugo
zakunezeza urugo rwacu rurambe. Ubu ndahiriye urukundo, kwihangana no kuyubaha no kukubaha ni impano irasaza. Naguteguriye mukunzi mu rugo rwawe, nahawe ikaze. Gutinya hazaza sibibamo mu maso yawe, nahabonye amahoro. Ninjira mu rugo rwawe nisanga, aho tumbwiye ubuzima bushya kuba uwawe. Mu rugo rwawe haranezeza, niho umutima wanjye utaha. Ndagukunda mu rugo rwawe, nahawe ikaze. Gutinya hazaza sibimbamo mu maso yawe, nahabonye amahoro. Ninjira mu rugo rwawe nisanga, mu rugo rwawe nahawe ikaze. Gutinya hazaza sibimbamo mu maso yawe, nahabonye amahoro. Ninjira mu rugo rwawe nisanga, tugendane bucece ariko imitima ivuga. Urumuri rw'ukuri ruruta ibishashagirana. Urukundo simamiboha amaguru, urukundo nyarwo rurababarira. Rugatekereza rugakomera nk'umusozi, sirureba isura, sirukurikira ubukire. Rureba ahari ukuri mu budahemuka. Urukundo nyakuri ni nk'isoko izakamana ubwo izuba ryava. Ni nk'igiti cyatewe ahari igitare, kikabaho kubera urukingo rw'iminsi. Tugendane bucece ariko imitima ivuga. Urumuri rw'ukuri ruruta ibishashagirana. Ndagukunda mu gihe cy'imvura no mu gihe cy'izuba ritwika. Ntago nabaho ntari kumwe nawe, kuko umutima wawe n'inzu n'icyagemo. Kuko aho uri niho haba umutuzo wanjye. Urukundo nyakuri ni nk'isoko ibakamana ubwo izuba ryava. Ni nk'igiti cyatewe ahari igitare, kikabaho kubera urukingo rw'iminsi. Tugendane bucece ariko imitima ivuga. Urumuri rw'ukuri ruruta ibishashagirana. Habaho ijambo hakaba n'amagambo, njyewe nyiri ijambo niwe wambwiye iryo jambo. Sitaye ku magambo yandinze ibihombo, namenye neza ko kumukorera birinda ibihombo. Urukundo rwawe mukunzi ni inkuru yanditswe n'ijuru. Imana yambwiye kuri impayu mukunzi w'umugisha. Niyo yandinze mu nzozi, irangura isohoreza inzozi. Sinzarekura ukuboko kwawe kuko kuzuye umugisha. Waje nk'umucyo mu gitondo gisha,
wambereye ikimenyetso cy'urukundo ruhamye. Sinatinze kukumva ahubwo naguteze amatwi, kuko amagambo yawe anyibutsa isezerano ry'Imana. Imana yansabye kuguha urukundo rutazashira, itegeko ryo kukubaha kurinda umutima wawe. Nkakubera icyambu cy'amahoro, wowe ukambera icyerekezo cy'ubuzima. Si ukugira ngo mbone impeta, ahubwo ni ukugira ngo ndinde isezerano. Urukundo rwawe mukunzi ni inkuru yanditswe n'ijuru. Imana yambwiye ko nyuma y'umukunzi w'umugisha, niyo yandinze mu nzozi, irankangura isohoreza inzozi. Sinzareka ukuboko kwawe kuko kuzuye umugisha. Ese si wumvise ijwi ry'Imana rihamya ko turumwe? Ntacyo nari nzi ku rukundo kugeza igihe wanyigishirije mu rukundo rw'Imana. Ubu nishimira ubukwe bwanjye, ni wowe nagiye gusengera, none Imana iransubije. Urukundo rwawe mukunzi ni inkuru yanditswe n'ijuru. Imana yambwiye ko nyuma y'umukunzi w'umugisha, niyo yandinze mu nzozi, irankangura isohoreza inzozi. Sinzareka ukuboko kwawe kuko kuzuye umugisha. Amajoro twararanye, indirimbo twanikaga twisanzuye. Vestine uragiye koko, ese ubuvandimwe bwacu burangiriye aha. Nari nzi ko tuzahora twunze ubumwe, ko indirimbo zacu zizahoraho. Ariko niba ari igihe cyawe cyo kugenda, Imana izagufashe aho uzajya hose. Imana iguhe umugisha ikomeze, ndakwifuriza amahoro aho ugeze. Ntituzibagirwa ibyo twanyuzemo, Vestine uzahora mu mitima yacu. Nifuzaga ko twigumanira, kuko ubuvandimwe buruta byose. Ariko nzi ko aho uzaba, urukundo rwacu ruzakomeza kubaho. Imana yaduhaye urukundo rutazarangizwa n'uburebure bw'ibihe. Ndagusabira umugisha kuko ubuvandimwe ntibupfa. Imana iguhe umugisha ikomeze, ndakwifuriza amahoro aho ugeze. Ntituzibagirwa ibyo twanyuzemo, Vestine uzahora mu mitima yacu. Nanjye nifuzaga ko twigumanira, kuko ubuvandimwe buruta byose. Ariko nzi ko aho uzaba, urukundo rwacu ruzakomeza kubaho. Imana yaduhaye urukundo rutazarangizwa n'urubuye, temeye imbibutsa dore bwiye n'ubuvandimwe. Aho ugeze hose uzahore wibuka urukundo rwacu. Habera Studio. Ijisa wanje umucyo w'ubuzima,
kwacu n'impano y'ijuru Imana yaduhuje izaduha umugisha isezerano ryacu rizahoraho iteka urukundo rwacu Imana irarumenya niyo yatwihitiyemo izarurinda iteka ijisa umutima wanjye ni uwawe tuzabana iteka mu rukundo rw'Imana bikamba gacebera kari bikamano zinizwa gahoro cyane cyane ko mayi muhondo ranyobwa nindahanga binuko biganira kanya nanzi ndi muri yombi yatwenga nija ndinare nkabona ndamwitira intwari urarura ko wambasha ucire no ciriho kumasha kurya rero ndahigeze ngakuruzinda mu byishinze utawumva gasa nk'uganga hoko nubirabi neza mutuzi kampirwa shigarumwe rukibazo bamwene rwakaga navuze rwamanga kuko batiro nihita bararitse imbere wabasanganize umuzoro udahembye yewe kandekera burya ndi umugabo burya keza akabishe kagasigira databuja munkomera amashyi umukuru ndi umushumba ariko umukuru ndi umushumba reka nziririmbe izi mvuruka zazingwa ku maberu wazikamwe ntubyara imbogeka inshira amanga nyabotse inzira nziza nditema nsagongera imitsabo ndabwira abarekezi bo mu rwaza rwasa bizashoboka iriba rihiye zikadoka bigari imizi yashanga bona barasaza mu maramanyi mu mitwe umugabo rwezwa na bike akaba umugaragu wa rwamo wo mu kinyari agwa mu manama y'izaro niwe uraziruza abaterwaho arashika mu mugunda kazifutse barangiyo rwije mu mbaraga intwari ziri mu gapambo kandi ibitazi bafite n'amacanga muzimu ikabimugira mu bikorwa ngo zishobora kumwambagira imbere baje kuri bigera n'igitero n'ikigeri ageze amaze kwiga abasanga rwajogera zo n'urumvira ngo abazanogera urugamba arabizorogera ramwe zizenye ngo muragana nzisonga bati buri mu rugo murinjirana ikigoma baye umurije mu rwara bazibira razibira no arataga ruhora rwanje arobarira ati jya wabonye nyabuza gishubi birabiro bari kibugo ngo basiri barare bugusigana ni barabona bari sangana n'izamuje zatwungura banasoja ari bamwe kiratera no kunyanga mimi ni yuri sabira matera mu kujya batera amaso muri komitaka za juste imitwe zirasa no bw'imatofu ni mutoza zibahace iziba mu rutihunze ni yaruri mihigo umugukubita barazi yaba mu mesaro wango yabare ene Rwanda rambe yabare ni wavugije urwamaga mu Rwanda rw'umuro yabare ico muri cyere mihigo yabare imutira hasi yabare imutira soboka ubona ruhande gogo ico muri rudahinyuka imuhindura amahanga bazimata mugati cyangwa abashinga bazibanye none nyabase bari siko muri cyane zinatembo zikitumbuza wahize ariko abanyamutara bazibonye barazakira ndabashubuje karameka badatabuja abantumiye burya ngira n'umwiryo yego niba rugo kwa databuja tugira amata menshi tugira akayobera bazika amasinda aratusiga nibyo reka nkubwire ibwami wanyoye inka ntago aba arimo hwera zikamwa abigira ate abigira abasa n'inka nibyo ntago aba arimo hwera zikamwa oya ntushenga reka duheshe umugisha umubyeyi nibyo karame kabe databuja inkorera ku ngoni no mu ruhanga n'ubundi nsanzwe ndi igihangange nukuri zingana nyirazo umubyeyi akora mu ruhanga rw'uruhanika kugira ngo atazajya ako ni ka Sprite ba supu ubu ntabwo iri mu bwoko bwa fanta iyi fanta hoya ni inzoga y'umutahira hoya iyi ni fanta fanta si icyo bisobanuye ati fata ibyo ubonye n'ubundi uri umushumba none murumuna wanje n'Imana yaduhaye uyu murimo tuwukore tutikoresheje niyo izawuduhembe
Vestine mukuru wanje n'Imana yaduhaye uyu murimo tuwukore tutikoresheje Imana niza uduhembera zasura abarwayi n'umurimo wanje zagaburira imfubyi n'umurimo wanje zafasha abababaye n'umurimo wanje Dorcas murumuna wanje n'Imana yaduhaye uyu murimo tuwukore tutikoresheje niyo iza uduhembera Vestine mukuru wanje n'Imana yaduhaye uyu murimo tuwukore tutikoresheje Imana niza uduhembera zirukanka naho hari umukene urize kandi icyo uzaba afite tuzagisangira umuhamagaro wanje borera Imana n'umutware wanje simushime nimushime Imana niyo yampaye ubuzima kuyikorera ni ngombwa Dorcas murumuna wanje n'Imana yaduhaye uyu murimo tuwukore tutikoresheje niyo iza uduhembera Vestine mukuru wanje n'Imana yaduhaye uyu murimo tuwukore tutikoresheje Imana niza uduhembera kandi nzaguruka aho bandi bananiwe nsekera utagira kivugira mu izina rya Yesu sinzarambirwa nzakomeza kuko ibyo nkora n'umurimo wa Data Dorcas murumuna wanje n'Imana yaduhaye uyu murimo tuwukore tutikoresheje niyo iza uduhembera Vestine mukuru wanje twambaye umucyo w'urumuri rw'Imana intambwe zacu zose zuzuyemo ibyishimo dore aho watugejeje Mana yacu nziza ahantu heza huzuye amahoro n'ineza urukundo rwawe Mana nirwo rwaduhuje intoki zacu zifatanye imitima yacu isangiye tugushima turi kumwe munsi y'ijuru ryawe uri impamvu y'urukundo rwacu amaso ye aramwenyura nanjye nkamwenyura umuyaga utwibutsa ineza yawe urukundo ntirurambirwa kuko rwaragijwe wowe ntabwo ukivuye ku rukundo rwawe Mana urukundo rwawe Mana nirwo rwaduhuje intoki zacu zifatanye imitima yacu isangiye tugushima turi kumwe